بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشمر الله سبحانه وتعالى رسول مهور من يشبجوزي إنما إيمان محمد nabi we n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kugira ikirenge mu cye kuzageza ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala y'impuhwe n'imbabazi ko yakomeza kudushyira mu bakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. Nyuma y'ibyo nk'uko bisanzwe tumaze gusari turibukiranya tukigishanya tugahugurana kugira ngo turusheho gukomeza kujya mu ngamba neza zidufasha kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, ziduhesha ikuzo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ziduhesha icyubahiro kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zidufasha kugira igihagararo mu idini ndetse no gukora ibyiza Allah yifuza. Muri urwo rwego rero mu minota mikeya tuba dufite ba'da salat, nyuma y'isala y'itegeko cishamo tukagira icyo twigishanya mu buryo bwo gusigasira imani yacu. Uyu munsi rero kuri aya masaha turaganira ku bijyanye no kwita ku bacu. Ku bacu bisobanura ku miryango yacu, ku bantu bacu, bo dufite mu biganza byacu, bo dufite mu nshingano, ko Allah subhanahu wa ta'ala yaturagije. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an aratubwira ati yemwe abemeye Imana murokore imitima yanyu, murokore roho yanyu, ndetse mwirokore na mu bwanyu hamwe n'abanyu. Murokore iki rero? Mwirokore umuriro wa Jahannam. Iyo Jahannam imiterere yayo irahambaye cyane. Allah ati alayha malaikatun ghilazun shidad. Iyo Jahannam, uwo muriro urinzwe n'abamarayika b'inkazi kandi b'abanyambaraga. La ya'suna Allah ma amarahum. Abo bamarayika ntabwo bajya basuzugura Allah subhanahu wa ta'ala ku itegeko rye, wa yaf'aluna ma yu'marun, ahubwo kandi abo bamarayika bashyira mu ngiro amabwiriza ndetse n'itegeko bahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kigenderewe muri iyi aya rero tugiye kureba Abayisilamu, nk'uko duhora tubivuga, Allah yadushyize kuri iyi si twese tugira abashumba. Buri muntu wese Allah yamushyize mu rwego rwe kuri hikima ze. Muri twebwe hariho ababyeyi bacu baturera, batureze, bakiturera. Muri twebwe hari abo duhagarariye, hari ababyeyi duhagarariye mu nshingano, kubo dufite mu nshingano zacu turera. Harimo barumuna bacu, bashiki bacu, harimo abana b'imiryango turera mu miryango yacu, harimo abana b'abandi twisanze bari mu biganza byacu, harimo Allah muri iyi mvugo yo kutubwira ngo wa ahlikum, n'abanyu, abo nabo bazamo. Umwana wa mushiki wawe urera mu rugo rwawe nawe azamo, umwana wa mukuru wawe nawe urera mu rugo rwawe nawe azamo, n'iriya mpfubyi wasigiwe nawe azamo, mu bugomba kurokora umuriro wa Jahannam. Ni ukuvuga ngo Allah yaratubwiye ngo nimurokore nafsi zanyu, roho zanyu mwihereho mwirokora Jahannam. Nimurangiza, nimubona muri murimo neza mu murongo wanyu, nimwihugiyeho ngo birangirire aho ngaho, duhereyeho. Abayisilamu ntabwo iswara bihagije ko tuzajya muri tutazabazwa ibindi. Allah subhanahu wa ta'ala dutegetse gukurikiza no kubahiriza. Ngomba gusari tukananoza iswara yacu, ariko nanone tugategura igihe bibaye ngombwa yuko Allah subhanahu wa ta'ala n'itegeko dutegetse tukabishyira mu bikorwa. Tugategura tukavuga ati mu minsi iri imbere ukwezi kwa Ramadhan ndakwitegura gute. Tugategura tukavuga tuti abaye umushobozi nagura haji. Uwo ni wowe uri murigira inama y'ibyo wakora no kunoza kugira ngo ibada yawe igende neza.
hanyuma wabinoza ukanabwira abawe, ukabwira umugore wawe, ukabwira umufasha wawe, ukabwira mushiki wawe mubana mu rugo, murumuna wawe mubana, umwana wawe, inshuti yawe, umuntu wese uri mu nshingano yawe, hanyuma nawe ukabona kumutekerezaho, ukarwana na jihad nafsi, no kurwana n'umutima wawe kugira ibyo utunganye mu byategerezwe mu bya Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse. Ntuze gusara ibyo gusa, aho bize gusara n'umutima, muzi nicyo ikorera. Hanyuma muzi neza yuko buri kimwe cyose ukora mu byiza Allah yandika, kandi ari wowe urimo urakorera nafsi yawe. Mu kwikorera no gukora byiza, urimo urakorera nafsi yawe urakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Urimo urakorera nafsi yawe wizamura icyubahiro n'urwego rwa Allah subhanahu wa ta'ala. Urimo urashira kure nafsi yawe n'umuriro ndetse n'uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma icyiciro cya kabiri, wa amlikum, ndetse n'abanyu, abawe n'uwa mbere mubana mu rugo. Niba ari umugore Allah yaraguhaye riziki, Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye umugore w'islamukazi mwiza, uwo mwashimanye, mwahisemo kujyana mu buzima bwa buri munsi, akitwa umufasha wawe, niwe wa mbere. Hanyuma n'ubakomokaho, hanyuma n'umukozi ugukorera mu rugo, bari badufasha imirimo yo mu rugo, hanyuma n'abandi bari mu biganza byawe ufite nk'ijambo. Ibwiriza rya Allah nyuma yo kurokora nafsi yawe yuko aba bantu nabo uhamya neza yuko bari mu murongo mwiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yindi mvugo, nabo bari muri ba bandi Allah yaturagije, turabashumba babo, tugomba kubaragira mu nzira nziza, tubaganisha mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Byaba ari igisebo kuba wabyuka ugasari salatul fajr wenda ku musigiti kuri babandi Allah subhanahu wa ta'ala azizo mbaraga, cyangwa se akaneza begereza no mu musigiti, ariko ukagenda wenyine, ukabyuka gusari mu rugo wenda mu musigiti byagucitse, ariko ukabyuka wenyine, uwo kumwe ku buriri agasigara aryamye, nta n'icyo bikubwiye, aswali y'amahaji, asari cyangwa byihune, ni igisebo kandi uzakibazwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Byaba ari igisebo kuba witwa umunyacyubahiro runaka kuko duhurira muri salatul jamaa fil masajid, mu misigiti itandukanye, ariko nyamara abagukomokaho mu rugo ari abanyamuziki, ari ibyomanzi, ari ibyigomeke kuri Allah subhanahu wa ta'ala, nta n'icyo bivugaho, nta n'icyo bikoraho. Ukavuga ati ni ya leo, ngo by'iki gihe saho uracyavuga, nta mubyeyi ukivuga, urabyemera ko nta mubyeyi ukivuga? Waravuze bigenda gute? Nta mubyeyi ukivuga koko? Kandi nyamara aho umujyana kwiga handi muri ayo mashuri yandi, urakurikirana ukamurya ikinyuguti, ukanamukubita, ukanafatanya n'umwarimu mukamukebura, kandi bigakunda, ariko ku iswara ntibikureba, ukubaha Allah ntibikureba. Arasuka inwere ngo nibigezweho, akishushanyaho ibitatuwaje ngo nibigezweho, gaceceka. Rimwe na rimwe n'abana bakabashinja ababyeyi, bakakubita papa niwe tujyana muri sarakambitira ngo bamusuke biriya bintu. Umwana w'umukobwa urajya kumuha inyigisho ngo kurutswa rwo haji fulani, atangira kubwira ati papa sera mundega we, papa niwe tujyana kandepoza kuri salon de coiffure, akanavuga ngo wabusuke bya bimwe wabisutse ubushize aribyo bikubereye. Ibyo bitugeraho, wallahi inshingano zawe ntabwo urazubahiriza, kandi uzazibazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Umwana akura ari mu biganza byiza, turabafite batangira kwiga Qur'ani kandi ari n'abahanga, ariko kubera ko tubashakira iterambere rirambye ry'isi, imitima yacu natwe ihagigisa ahandi hantu kuri iyo si, tukirengagiza akhira yacu na akhira yabo, turagenda tukageraho bya bindi bikeya twari tubafiteho bituganisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubyirengagiza, tukagenda tubahereza dunia, kandi kwa Allah subhanahu wa ta'ala dunia uzayibazwa na akhira uzayibazwa. Ariko nutunganya dunia akhira ntayo ufite, jahannam. Nutunganya akhira na dunia urayifite. Qur'an igisha umwana wawe hakiri kare. Yewe mfata umwanya, umushinga ufite hano mu musigiti harimo no gukurikirana ibikorwa bya buri munsi bijyanye na da'wa. Abana bize
bageze hehe, kuva hehe kugera hehe. Yewe fata umwanya nkanabwira mwarimu ni sinumva ko numva abana batiga na adhkar, ko numva abana batazi n'amaduwa iduwa yo gusohoka mu rugo, ko numva abana utabigisha n'ibigize iswala. Ariko se wowe watwohereje umwana kugira ngo tumwigishe, wowe ubaza iki? Wari ushobora kohereza umwana ntanatugereho, wowe umubaza iki? Biri mu nshingano zawe, mbere ko mu nshingano zawe mwarimu wohereje umwana, biri mu nshingano zawe wowe mubyeyi mbere kumenya umwana ngo umwana muri uku kwezi naramubajije ngo ugeze kuri iyi sura, mbaza na mwarimu ko uyu mwana ageze aha ngaha. Biri mu nshingano zawe kumenya ngo uyu mwana azi gusara koko, n'ibivuga mu isura byose arabifite. Biri mu nshingano zawe kumenya ngo uyu mwana aho abarizwa mu gihe kitari ku ishuri risanzwe ry'ubumenyi rusange, ku musigiti aho namutegetse kwiga ajyayo. Hagati aho ngaho habayeho interinete zirandagaye, zirimo zirica abantu, zirabajugunya mu bikorwa by'urukozasoni, zirabajugunya mu kwigomeka kuri Allah subhanahu wa ta'ala, zirabajugunya mu kwifata amafoto batazi. Wowe mubyeyi nta mwanya ufite wo kujya gusacinga umwana wawe bari kuri TikTok, umwana wawe nta mwanya ufite, ariko ugomba kubimenya muri uwo mwanya muto ufite kugira ngo urerere ejo hawe hazaza. Uzaba udahari, uwo nguwo wasigiye, uwo aba yakubwiye kurokora jahannam, uri mu biganza byawe. Igihe uzaba udahari koko, uzaba inshingano Allah azakubaza, uzazisubiza neza. Icyo ni cyane. Icya kabiri, uriya aba yakubwiye ngo urokore jahannam, wallahi agukeneye uri muzima, ariko wowe ukeneye uvuye ku isi. Agukeneye uri muzima mu kumuha ibyo akeneye kumuha, mu kumumenyesha, kumwigisha iyo mibare, physics, economy, accountability, ibiki n'ibiki byose bizamuhesha dore yayi. Agukeneye kumubwira, kumwigisha gusari, kujya sujudu, gusari qiyamul layl, gukora tasbihi, gusoma Qur'ani, no yatuwa rabbi firli wa liwalidayya. Ukiri muzima kubimuha ni haki ye, agufite ugomba kumuha. Uko niko kurokora jahannam. Hanyuma niwatambuka wabigendeye, uko inshingano zawe wazirangije, akajya bisoma, akajya bikoresha, akajya bishyira mu bikorwa, uko wabigize mu ruhare. Nawe wagiye bikakugeraho, nawe wagiye bikakugeraho, ukaba waratunganyije duniya ye, akora ahantu heza mashallah, afite biro nziza mashallah, ni intangarugero mu kazi kubera ikinyabupfura n'ubuhere yamuhaye mashallah, yize ubumenyi rusange, ni engineer, ni docteur, ni iki, ariko ni n'umuyisilamu mwiza w'intangarugero. Nyuma y'akazi araza tugasari hamwe hamwe, nyuma y'akazi amenya ko isodaka imugomba, nyuma y'akazi aravuga ati ibitabo umubyeyi wanjye wambyaye kunyina muri njyana, reka mutangire isodaka, birakugeraho ari hasi. Nyuma y'akazi, nyuma y'imibereho ya buri munsi yarashatse, ariko nawe arashaka kurera abana mu nzira ababyeyi be bamurezemo, n'uruhererekane bikagenda bityo. Imana iti rero murokore nafsi zanyu ubwanyu, hanyuma murokore n'abanyu umuriro wa jahannam. Abayisilamu imibiri yacu kuri jahannam ntabwo yakwihangana. Ndabaha urugero mu gusoza. Niba ucana ikibiriti, ukizimya n'urutoki ukaba utabishobora, umwambi w'ikibiriti kuwuzimya n'urutoki ukaba utabishobora, jahannam ikomokamo urumuri tureba gatonya kamwe gusa kanazi ku isi, kavamo urumuri rw'amanywa, kakavamo ayo mashanyarazi ducana, kakavamo icyo kibiriti tugira dutya, kakavamo akantu kamwe kaje ku isi. Fama bari iyo soko ya jahannam mu biroha, urakeka ko tuzabushobora? Niyo mpamvu Allah rero agiye aduha ingero nyinshi n'inzira nyinshi zo kwirinda iyo jahannam, kuko ni ukuri kandi ba nyirayo bayiteganyirijwe bazajyamo. Kuyirinda rero ni ugukurikiza inama za Allah subhanahu wa ta'ala, ugasari alhamdulillah, ukanasaba Allah ko yakira iswala yawe, ukaninginga Allah ko agushoboza kuguma kuri iyo swala. Muri dhikri nziza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itwigisha gukora itigize ireka mu iswala, nyuma ya tashahhud no gusabira intumwa kuraka ya nyuma buri swala y'itegeko. Intumwa y'Imana itugira inama yo kuzajya tuvuga tuti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mana mfasha ko nahozaho guhora umwibuka,
gushimira ndetse no gutunganya ibada zabo. Si ku bwacu ni ku bwa Allah. Bityo Allah akagufasha ugasari alfajiri neza, akagufasha ugasari asr ukayitunga, adhur ukayitunganya, asr ukayitunganya, maghrib ukayitunganya, isha, bikaba muri rutine y'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Iswari ikakubamo hahandi no utakumva adhan, umutima urakubwira ngo isaha zageze. Hanyuma ntibikugarukireho bijye no kubawe, bajya banikanga kubera ubushake no bukana bishyiramo ubukana. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iratubwira ngo mwigishe abana banyu bafite imyaka ingahe se? 7 iswari, mubibahanire bafite ingahe? 10. Twige ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Uwo mwana umufite mu biganza byawe kuri iyo myaka, uwo mwana ari mu myaka myiza hagati y'imyaka 7 n'10 na 12, muri ya myaka ya primary school, ari tayari gufata buri kimwe cyose umuha. Dufite ubushahidi bw'abana twigisha hano, ababyeyi babo baza batubwira ati ya mezi 3, ya mezi 2 ya vacances tubaha, bya byumweru 2 tubaha bya vacances, umwana bafite package ingana gute. Dufite ubushahidi n'ubuhamya bw'ababyeyi bazana abana babo hano bagasubirayo, vacances zikarangira hari icyo bafite gifatika. Turatanga izihe hoja? Kera twaba dufite amashuri makeya n'abarimu bakeya, uyu munsi dufite abarimu benshi n'amashuri menshi, n'umusaruro uragaragara. Uzatanga ikihe gisobanuro kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kubw'ibyo rero mu Islam, kugira ngo utazabazwa izi nshingano Allah yaduhaye, tera intambwe. Numara kwikontrola ku giti cyawe uti ibi ngibi nge ndabikora alhamdulillah, ariko se koko mu rugo mama watoto anaswali? Ese koko mu mama watoto hijabu ni sawa? Ese koko mu rugo mama watoto ibada zose ari mu murongo mwiza? Ese koko abana ni sawa? Ese abana niba Imana yaraguhaye riziki y'abana b'abakobwa bari mu murongo mwiza? Hijabu barayambara, ibada barayikora, barabarizwa mu nzira nziza, bafite inshuti nziza, nabyo biri mu nshingano zabo zo kumenya abana bawe bagendana n'abandi, kugira ngo umenye ngo ingeso zabo n'izi. Nabyo biri mu nshingano zabo byo kumenya ngo umwana wawe w'umuhungu yewe afite umwanya wo kuruhuka, afite umwanya wo kwiga Qur'an, afite umwanya wo kujya kwiga ikintu mu buzima rusange, yewe gukora siporo, wenda gukina umupira n'ibindi nkabyo, uwo mwanya nawe niba ukenewe kugira ngo ubwonko busubire umwanya wawe. Ariko hamwe n'ibyo, icyo gihe cyose koko uragifite cyo gutaka umwana wawe, cyo guhereza umwana wawe kugira ngo umenye ngo ibi ni sawa, nakosora aha mu mico no mu myifatire. Igihari turi gutungurwa n'abana b'imyaka imaze kurenga ya yindi tubasha gukontorora mu biganza byacu, bari gufata ibyemezo bihambaye birimo no gutidira. Kubera iki? Nta mwanya twabahaye, nta mwanya twabahaye mu kubatega amatwi, mu kumenya hali zabo igihe tudahari, mu kumenya ubuzima bwabo aho tutareba byifashe bite. Kandi wallahi tuzabibazwa n'Allah subhanahu wa ta'ala. Tegura ibisubizo rero biva mu Islam. Rokora nafsi yawe, rokore bawe n'umuriro wa jahannam, kuko ntuzatera intambwe winjira muri aljanna kuko wari umuhaji mwiza usari 5 ku munsi, wari umuhajati mwiza w'intangarugero, hanyuma ujye muri aljanna gusa umwana wawe waramuretse ngo yorame muri jahannam, ujye muri aljanna gutyo gusa abadan. Azagufata akaguru anavuga ati Mana dore nguyu ni data cyangwa ni mama, mubaze ko aricyo yigize mbwira. Yabonaga ngiye muri club nkanamusezera nijoro ko nimusohokana n'inshuti, nkanagira gute, ntacyo yigize mbwira. Turafunga ukwezi kwa Ramadan iminsi 30, ufite umwana mu rugo w'umukobwa cyangwa w'umuhungu, utitaye kumenya ko yafunze cyangwa atafunze, warangiza ukaza ugasari ukavuga ati mashallah nta kibazo, izaba zishobora kwakira. Ariko uriya mwana izatafunze utarabigize uruhare uzazibazwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubu rero Islam ku bacu, ku bana bacu, bari mu nshingano zacu mu biganza byacu, muramenye muzirikane neza ko nabo ari haki yabo badufite aho kubaha no kubaha ibyo twifuza, kuko ni ibwiriza rya Allah. Nyuma y'iyi aya tumubishije aho bimenye ifatira aho ngaho, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
ويفعلون ما يؤمرون ati murokore yewe b'Imana murokore abanyu murokore imitima yanyu ndetse n'abanyu barimo bafasha barimo abo mufite mu nshingano mwabazwa na Allah subhanahu wa ta'ala murokore umuriro wa jahannam urizwe n'abamarayika b'inkazi b'abanyembaraga badateshuka ku nshingano za Allah subhanahu wa ta'ala ahubwo bashyira mu ngiro ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ababaza ababwiye abategetse bisobanuye ngo binjiza muri aljanna abo Allah yategetse kujya muri aljanna muri abo ngabo bubahirije inshingano zabo ku isi ndetse n'ababo bakabajyana mu nzira nziza muri ba bandi bigometse mu nshingano za Allah subhanahu wa ta'ala ku isi ndetse bakanirengagiza ababo Allah yabwiye kurokera umuriro wa jahannam abamarayika Allah yabwiye kumujugunya muri jahannam bakabishyiraho bakajugunyayo batitaye ikindi abo bamarayika nuko bateye nicyo Allah yabashyiriye hariya kumva no kumvira ntabwo muziranye ngo uzahagarara imbere yabo babwire ngo nyamara kandi burya ni muziranye nta n'irindi sano mwagirana n'ibwiriza rya Allah bigire gutya bakabigenza bati jugunya uzuhu fagullu ufate wowe thumma aljahima sallu nurangiza umwerekezi iyo jahannam thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku nurangiza umuzirika iminyururu 70 inshuro 70 umujugunya mbere nta mbabazi nta muntu kubera ibyitwarire yo ku isi marayika hamujyubane wala nta n'icyo mwapfa ibwiriza ryawe ryarangiye kugira ngo tutisanga rero muri uwo mujyi w'ibintu bya Allah subhanahu wa ta'ala ntiturangirize mu busari gusa hanyuma n'iyo swala ntigarukire kuri twebwe gusa n'ibyo bikorwa bindi byiza bikugaragaraho ku maso turi abashahidi babyo ntibigarukire kuri wowe gusa uhere uwo mubana Allah yaguhaye ubuzima bwa buri munsi ari gufasha wawe ukurikizaho abana bawe ngo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye ukurikizaho iruhande rwabo abawe muri rusange kugira ngo turebe yuko ibintu bya Allah subhanahu wa ta'ala twazajya kuri nabyo usabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhembere ibyiza dukora kandi abitunganye ku munzani wacu w'ibyiza dusabe kandi Allah subhanahu wa ta'ala aduhe imbaraga zo gukora ibyiza kandi duhozeho dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ntazaturenganyiriza ibitari mu bushobozi bwacu kandi usabe Allah subhanahu wa ta'ala nadukura kuri iyi si tuzabe kuri iyi si bakora ibikorwa byiza kandi basize imusozi nanone ibyiza bizabavugira yawmul qiyamah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.